hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigira bite, icyo ni kimwe, ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa. Nk'uriya musore navugaga, umugabo nabonye uri mu ribu, kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu hazavamo cyabayeho giti ntikigira amategeko akira, ntikigira abagikurikirana, dore ko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho agahuza abakobwa akabashukisha utuntu, akaba mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha. Abo bana bacu nabo usibye ko nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga, bakaba babyirinda, bakaba bagira n'uwo babibwira, nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu 10 na bangahe bagiye baba abused, havuyemo umuntu umwe waranga, ariko ndetse yakwanga bakamureba igitsure bakamubwira ko bashobora kumuhana bakamwima ibyo yari akwiye kuba. Hey guys, my people, my brother, ndagusuje kandi wifurije kugubwa neza wewe semo ukurikira amakuru kuri YouTube channel East TV. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko ntazahwema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Reka amakuru yacu tuyatangiriye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kuri uyu munsi turakomoza ku irushanwa rya Miss Rwanda rikomeje gukurira impaka zigiye zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga social media. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu wa gatandatu tariki 30 z'ukwa kane mu mwaka wa 2022 ubwo yasozaga inama y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi yabereye muri Kigali Arena. Iyi nama ibaye ku nshuro ya 15, ariko uyu mwaka ifite umwihariko yo kuba yaritabiriwe n'abanyarwanda baturutse muri diaspora, urubyiruko rwinshi, abayobozi bo mu nzego z'igihugu, abayobozi b'imitwe ya politike n'abandi bagiye batandukanye. Muri Miss Rwanda haravugamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryavuzwe cyane nyuma y'uko Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid washinze Rwanda Inspiration Backup atawe muri yombi kuri uyu wa kabiri w'iki cyumweru, aregwa ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid niwe washinze Rwanda Inspiration Backup itoranya abakobwa bajya muri Miss Rwanda, akaba yaratawe muri yombi aregwa ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kubaha Perezida Paul Kagame yavuze ko amaze iminsi asoma ibinyamakuru ari naho yakuye amakuru ajyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina ryabaye muri Miss Rwanda, kandi ko yanamenye ko Madamu Jeannette Kagame hari abantu yahuye nabo, birashoboka ko ari ba nyampinga barindwi n'ibisonga byabo n'abandi bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda, bakaba barahuye ku wa kane w'iki cyumweru. Kuri w'igihugu Perezida Paul Kagame ariko anavuga ko bwa mbere amenye amakuru yekuye mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ati nabanje kubimenya bivuye muri RIB ngo hari umuntu wafashwe wafunzwe, njye najyaga mbona bavuga Miss Rwanda nkagira ngo koko nukurata, ariko usibye ko nabyo hari ibintu umuntu yihorera kuko ntacyo bitwaye nta n'icyo bitanze. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko iki kibazo cy'ihohotera rishingiye ku gitsina cyaje kuba igihe abategura irushanwa rya Miss Rwanda abagabo batangiye guhohotera abakobwa bitabira irushanwa rya Nyampinga y'u Rwanda. Perezida Paul Kagame kandi akomeza agira ati kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo kubahohotera bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo, bagomba kuba babizi bigaceceka ntihagire ugira icyo abivugaho, abandi ntibabizi. Perezida Kagame yavuze ko kuba iki kibazo cyarabaye ntikimenyekane bishobora kuba byaraturutse ku burangare bw'abayobozi cyangwa se hari imico mibi twese yatwinjiyemo, ku buryo ibintu nk'ibi ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba. Perezida Paul Kagame yakomeje agira ati abantu bashishikarizwa kwihangira imirimo, ariko bitumvikana ukuntu umuntu yihangira umurimo wo gucuruza abantu. Avuga ko buri gihe yakira raporo za polisi zigaragaza abantu, abakobwa n'abahungu bagiye gucuruzwa hanze no mu Bushinwa,
nyakubahwa perezida Paul Kagame yavuze ko umuntu wakorewe ihohoterwa akwiye gutinyuka agatera intambwe ya mbere akavuga maze amategeko akamurenganura, aho yakomeje agira ati ni ibintu byinshi bigenda byandikwa, hari byinshi bimaze kugaragara ko biriho, hari uburyo bubiri abantu bakwiye kubirwanya. Icya mbere hari amategeko, uhohoterwa akwiye gutinyuka akabivuga akareba aho yabigeza kugira ngo atabarwe, cyangwa amategeko agira uko yamurenganura. Umukuru w'igihugu yavuze ko atabona impamvu umuntu ashobora gutinya kwirenganura, ariko kandi birashoboka ko uwo muntu ashobora gutinya kuvuga bitewe n'uko atekereza cyangwa se azi ko uwarega ari we aregera. Perezida Kagame kandi yavuze ko atumva ukuntu habayeho kampani ireba uburanga bw'abakobwa igakora nta muntu uyikurikirana ndetse nta n'amategeko ayigenga. We yagize ati cyabayeho gite, ntikigira amategeko akigenga, ntikigira abagikurikirana, ariko umuntu yihangiye umurimo uhuza abakobwa akabashukisha utuntu mbere y'uko abacuruza, akabanza ahubwo akabakoresha ibyo abakoresha. Agira ati aba bana bacu nabo bakwiye kugira imico yo kubyanga bakabyirinda, bakaba bagira n'uwo babwira nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu 10 na bangahe bagiye bahohoterwa, havuyemo umwe aranga, ariko ndetse yakwanga bakamureba igitsure bakamubwira ko bashobora kumuhana cyangwa bakamwima ibyo yari akwiye kuba yabona. Perezida Kagame yavuze ko ihohotera riri no mu kazi gasanzwe ka buri munsi, aho umuntu bamuzamura mu ntera kuko hari uwo yabanje gufata neza. Umukuru w'igihugu yasabye buri wese gushyira imbaraga mu kumenya uwakorewe ihohoterwa kugira ngo ricike. Irushanwa rya Miss Rwanda ni irushanwa ryari rimaze gutera imbere ku buryo bugaragara, uretse ibyo kuvuga ko abana b'abasirikare ndetse n'abapolisi ari bo begukanaga ikamba mu myaka ine itambutse, dore ko Miss Mutesi Jolly we yaje kubisesengura hakavuga ko umwana w'umusirikare cyangwa w'umupolisi afite uburenganzira bw'100% bwo kuba yakegukana ikamba. Ibyo turabyirengagije kuko n'ubundi muri football dusanzwe tuzi ko mu myaka irenga 10 yari itambutse Cristiano Ronaldo na Lionel Messi aribo begukanaga igihembo cya Ballon d'Or. Reka twemere ko byahuriranaga, ubundi abana b'abasirikare n'abapolisi mu myaka ine yari ishize akaba aribo begukana ikamba rya Miss Rwanda, ariko nanone iyo ritangiye kuza mu ihohoterwa biba byabaye ibindi bindi. Niyo mpamvu ibintu biba bigomba gukurikiranwa kandi bigaterwaho impaka, buri muntu wese akagira icyo yabivugaho, ufite amakuru akayatanga kugira ngo koko nk'uko umukuru w'igihugu cyacu abivuga ihohoterwa ricike burundu. Aya akaba ariyo makuru twe dufite kuri Miss Rwanda kuri uyu munsi, ndetse tunakomoza no ku by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame yabigarutseho ku munsi w'ejo tariki 30 Mata umwaka wa 2022. Kuri uyu munsi tariki ya mbere y'ukwa gatanu umwaka wa 2022, nyakubahwa perezida Paul Kagame yifatanyije n'abanyarwanda muri siporo ka Friday. Ibintu bya spectacle rwose wabonaga ari ibintu byiza cyane. Les amis, ndagushimiye wese mu gukurikira amakuru kuri YouTube channel East TV. Uko bizagenda bizamuka muri Miss Rwanda, uko amakuru azagenda azamuka, ntabwo tuzahwema kuyakugezaho. Nyandi Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel East TV kugira tujye dukomeza kubana iminsi yose. See you, we love you so much.